Kuri uyu munsi tugiye kurebera hamwe n'ubundi umuntu wagiranye bwa mbere isezerano, cyangwa turebere hamwe umuntu wa mbere Imana yahaye amategeko, cyangwa umuntu wa mbere Imana yahaye amabwiriza nyirizina. Turebera hamwe umuntu Imana yagiranye nawe isezerano bwa mbere. Rero bwoko bw'Imana, God's people, ndabasuhuje amahoro y'Imana nabe mu ruhande rwanyu, mubiheshejwe no kumenya Imana ndetse na Kristo. Yego, aho muri hirya no hino ku isi mugumye mugubwe neza, ndabasuhuje ubwoko bw'Imana muboneka muri Afurika, Amerika, Aziya, Europe, Australia, impande n'impande, mugumye mugubwe neza mubiheshejwe no kumenya Imana na Kristo, kubwo kuyoborwa n'umwuka w'Imana ndetse kubwo kuba wizera Yesu Kristo nk'umucunguzi wawe. Turimo kurebera hamwe nyirizina umuntu wa mbere Imana yahaye amategeko, cyangwa umuntu wa mbere Imana yahaye amabwiriza, cyangwa uwo Imana yagiranye nawe isezerano bwa mbere. Nicyo kiganiro tugiye kurebaho byimbitse, uko byagenze se ninde byabereyeho nyirizina. Ariko nk'ubwoko bw'Imana, intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana, icyo Imana yatumenyesheje, icyo yandikishije mu gitabo cya Bibiliya. Tumenye ibyo ari byo nyirizina, tumenye ibisobanuro, kugira ngo tubashe gukora iby'Imana ishaka nyirizina. Rero ubwoko bw'Imana buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa duhoza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Niho uza gusanga ikintu umuntu aharira igihe kirekire mu buzima bwe, agatanga imbaraga n'ubutunzi ku bw'intego y'icyo kintu. Icyo kintu niyo Mana ye, cyangwa icyo kintu nicyo kiraza guhishura Imana ye nyirizina. Yego, tunyarukire muri kino kiganiro ku buryo burambuye, turebera hamwe nyirizina umuntu wa mbere Imana yahaye amategeko, cyangwa Imana yahaye amabwiriza. Tureba cyangwa mu bundi buryo turebere hamwe Imana uwo yagiranye nawe isezerano bwa mbere. Tufatikanirize hamwe, tusome mu gitabo cya Bibiliya, turebere hamwe n'ubundi mu Itangiriro, mu gitabo cya mbere cya Mose, mu Itangiriro igice cya kabiri, umurongo wa 15 tugeze ku wa 17. Niho handitswe ngo Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni, ngo ahingire ibirimo ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti, wa wundi ijyanye mu ngobyi ya Edeni, iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka. Buri giti cyose kiri muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Ngaya magambo tugiye kurebera hamwe. Hariho turaza kubona turimo kubonera umuntu wa mbere agirana isezerano n'Imana, cyangwa umuntu wa mbere Imana ihaye amabwiriza cyangwa amategeko, cyangwa itegeko agenderaho. Niho dusanze n'ubundi Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni, ngo ahingire ibirimo ayirinde. Uyu nguyu n'ubundi nuko tutahereye haruguru, ni Adamu. Adamu niwe yari yajyanye muri iyi ngobyi yo muri Edeni, kugira ngo ahingire ibyo asanzemo kandi anarinde iyo ngobyi ya Edeni. Kugerayo ntibyari bihagije gusa, ahubwo hari ikindi yasabwaga gukora, cyangwa yagombaga kugenderaho. Kuba Imana yari imumenyesheje yuko agomba kuhingira ibirimo ndetse akanarinda iyo ngobyi ya Edeni, Uwiteka Imana iramutegeka, imuha itegeko, igira ibyimumenyesha, igira ikimutegeka yakagombye kugenderaho nyirizina mu gihe ari muri iyo ngobyi ya Edeni. Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka. Uyu muntu ariwe Adamu, ariwe wabayeho wa mbere, nta wundi urabaho.
byumvikana yuko twese cyangwa abantu bose babayeho kuri iyi si n'ubundi bakomokaga cyangwa dukomoka kuri Adamu, ari we uyu nguyu urimo kugira Imana irimo guha itegeko cyangwa irimo kumutegeka icyo agomba gukora. Uwiteka Imana iramutegeka iti ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka. Hano akomorewe igiti icyo ari cyo cyose cyo muri iyi ngobyi yuko agomba kuba yakirya, ariko hazaho itegeko cyangwa hazaho icyo agiye gusezerana n'Imana, cyangwa haza kugira amabwiriza yo kugira ngo abone bwo kuba muri iriya ngobyi ya Edeni. Amabwiriza ibwiriza cyangwa itegeko agomba kugenderaho mu gihe arimo kuba mu ngobyi ya Edeni. Turasanga mbere na mbere arimo kumenyeshwa yuko agomba guhingira ibyo asanzemo, ikindi akanarinda iyo ngobyi ya Edeni. None hiyongeyeho nuko ngo ari ku igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho. Amenyeshwa mu biti biboneka muri iriya ngobyi igiti atagomba kuryaho. Icyo giti yabwiwe icyo ari cyo, aragisobanurirwa uko kiri. Imana ni urukundo, isobanura buri kimwe cyose tugomba kuba twakubahiriza cyangwa tutakagombye guteshukaho umurongo dukwiriye kugenderaho. Irabisobanura ndetse nta kitasobanuye, byose yarabimenyekanishije uko biri. Iramubwira iti ari ku igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho. Uyu Adamu wari uri wemerewe kurya ku biti byose byabonekaga muri iyi ngobyi ya Edeni. Ibiti byose yari abyemerewe, ariko harimo igiti atemerewe kuba yaryaho. Ubwoko bw'Imana muherereye hirya no hino, uri mushyashya cyangwa dusanga kuri uyu murongo wa Irera TV1, iki giti arimo kumenyeshwa ni igiti bisanzwe nk'uko ushobora kujya ahantu hari amavoka, hari amapera, hari indimu, hari amapapayi, hari amaronji, hari imitima y'imfizi, mbese hari amapome. Iki giti n'ubundi ni nk'uko wavuga ibyo biti, ariko ukagira igiti uza kubuza umuntu kimwe cyonyine kiboneka muri uwo murima. Hano rero yari mu ngobyi ya Edeni, arimo kubuzwa kurya igiti ategetswe kutagira gute, kutaryaho. Ngo ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho. Yeruriwe cyangwa amenyeshejwe mu buryo bugaragara bwumvikana icyo atagomba gukora cyangwa igiti atagomba kuryaho. Yego, ngo kuko umunsi wakiriye no gupfa uzapfa. Amenyeshwa yuko umunsi yariye kuri icyo giti cyangwa yarenze kuri iryo tegeko akarya ku giti yabujijwe no gupfa azapfa. Rero uyu Adamu niwe wari uri muri iryo tegeko cyangwa wari uri muri iyi ngobyi ya Edeni, agomba kubahiriza ibyo arimo gusabwa kubahiriza nk'umuntu wari ufitanye ubusabane n'Imana, wari urimo kumvikana n'Imana ariyo irimo kumubwira. Ibi ngibi turimo gusoma hano mu Itangiriro ibice 2 umurongo wa 15 kugera ku wa 17. Twibukiranye yuko n'ubundi uyu Adamu ahabwa izi nshingano yari atarakagira umwana, yari atarakabyara, yari atarabyara cyangwa ataragira abamukomokaho nyirizina, ahabwa aya mategeko. Byumvikane iki yabibwirwa nta kosa yari yakagwamo, ahubwo yari akiriwe umwere imbere y'Imana. Hariho hano bavuga ngo kuko umunsi yakiriyeho no gupfa azapfa, yari akiri muzima atarapfa, kuko nyine nyirizina ibyo ngibyo yari atarabikorwaho. Yarimo kubwirwa amabwiriza nk'umuntu uhageze bwa mbere cyangwa ari uyo minota ya mbere ahageze muri iyi ngobyi ya Edeni, arimo kubwirwa buryo ki akwiriye kuba muri iyo Edeni, ahabwa itegeko cyangwa amabwiriza cyangwa asezeranywa uburyo abwiye kwitwara muri iyo ngobyi, kuko harimo igishobora kumujyana mu kaga mu gihe yateshutse ku byo yamenyeshejwe kandi yeruriwe uko bimeze. Rero uyu hano twasomye yuko Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ahingire ibirimo anabirinde. Uyu yari Adamu, n'ubundi Uwiteka Imana iramutegeka. Kumutegeka ni itegeko, ni Imana yari igiye kumuha itegeko ry'ibyo ugomba kwitwara, ibyo akwiriye kugenderaho nyirizina. Uko kumutegeka
iramubwira iti ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi ya Edeni ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ahabwa ubwisanzure mu biti birimo yuko agomba kubirya uko ashaka, ariko ahabwa itegeko ry'igiti atagomba kuryaho, ari cyo giti cy'ubwenge bumenyesha ikibi n'icyiza atemerewe kuryaho, yuko umunsi yariyeho agomba no gupfa nyirizina. Rero ni itegeko yarahawe, niwe muntu wa mbere tubonye n'ubundi Imana yahaye itegeko cyangwa yahaye amategeko, cyangwa niwe muntu wa mbere tubona Bibiliya itwereka nyirizina Imana yahaye amabwiriza bwa mbere, kandi niwe dusanga n'ubundi Imana igirana nawe isezerano bwa mbere, niwe muntu Imana yagiranye nawe isezerano bwa mbere nyirizina. Niho rero uyu Adamu niwe twese dukomokaho, ari abavuye mu mubiri natwe turiho, ndetse n'abazadukomokaho, twese dukomoka kuri uyu nguyu Adamu. Adamu rero ubwo yahabwaga rino tegeko yarihawe atarabyara cyangwa ataragira abamukomokaho, ahabwa iri bwiriza. Niyo mpamvu turimo dusubika kino kiganiro aho twareberaga hamwe umuntu wa mbere Imana yagiranye nawe isezerano, cyangwa umuntu wa mbere Imana yahaye amategeko cyangwa amabwiriza. Ubutaha tuzarebera hamwe nyirizina icyo Adamu, ubwo Adamu yamaraga gusuzugura iki ngiki yabwiwe cyo kwitwararika amabwiriza yahawe, yayarenzeho cyangwa isezerano yagiranye n'Imana yarirenzeho. Noneho tuzareba mu kiganiro gitaha ibyabaye kuri Adamu akimara gusuzugura itegeko ry'Imana, cyangwa tuzasobanukirwe nyirizina mu kiganiro kizakurikiraho ibyabaye kuri Adamu amaze guca mu isezerano yagiranye n'Imana, cyangwa arenze ku mabwiriza Imana yamuhaye. Ese niki cyabaye kuri we? Nicyo tuzabona mu kiganiro kizakurikira iki ngiki nyirizina. Rero wowe utarakora subscribe uyikore, nawe uri mushyashya tuguhaye ikaze. Twiga Bibiliya hano kuri Rera TV1, nibyo twagize intego kugira ngo dusobanukirwe iby'Imana ishaka yuko twakagombye kuba dukora. Ahangaha uyu murongo turimo kurebera hamwe amategeko y'Imana, cyangwa tureba icyo Bibiliya ivuga ku mategeko, ni ahangaha tugeze. Ubutaha tuzakomerezaho n'ubundi. Yego, nk'ubwoko bw'Imana buri gihe, buri hantu, kuri buri gikorwa doza umutima ku by'iwacu mu ijuru. Ni ibintu byumvikana. Ikindi kandi ubwoko bw'Imana, yego, intego yacu ni ukumenyekanisha ukuri kw'ijambo ry'Imana uko riri, tutarinyuze ku ruhande. Ndabashimiye. Amahoro y'Imana n'ubuntu bw'Imana bigwire muri mwe, mubeshejwe no kumenya Imana na Yesu Kristo umucunguzi wacu.